Felicitation Elvis umugabo wameze ate? Oya umutwite ugiye kumubyarira rero. Aga Elvis arambwira ati se biko wambwira gutya na gutya ngo uratwite namubwira ati ndatwite. Umva nari ikintu yarengeje yahise tuvugisha ukuri ubu ne Elvis uko nawe nyine. Elvis niwe nkunda none arambwira ati ndatwite mubeshya. Uzi ngira ngo ntestinge ndebe koko urukundo yazanye kuri kamera kanyereka ngarankunda. Ajya ndebe neza ko ari unkunda byanyabyo. Ubu ruhari se? Nyimara kwimbwiye yahise nkupa Natandukanye dusura atandukanye reba inyuma yawe aha reba akira ngusoze haguruka niga yawe urahaguruka twaje tubusha akoga biki iki cyane warahindukiye ujya gusaba imbabazi oya mana ibyo nabire turabiganira abanze usohoze iyo ni slip ase kugusuza nagato karabana igendera kuko ndeko nabara gutera kacu nure anase nakaci mani naramukundaga ariko ibintu mwana nakimwe byambabaje basi hangana nyere tuganire nye dusigize ibyo twasenye dusanga abadusanga dutanga isanamitima kwa dukurikiye kigali nuza 25 nizere ko mumeze neza like share na comment subscribe wabishaka utanabishaka tuje mwaka mucya nta fitina na rwango nta shyari nanzika nabugambanye meze ute Shakira ariko itirangwa na mushiki wanjye please ndamusuhuje ubaze Shemusa uri mu gihugu cy'abaturanyi Igoma nizere komeze neza dore twatse ku Gisenyi please ariko natendanga muntu yanjye abari muri Kongo abari Gisenyi abari kwa Nyangama ni Musanze n'abantu baherereye mu cyumbati hano n'indangamuntu yanjye yaburiye muzayime ni mwanga nzaye ku kabindi bamindi siko yemeze imbere cyane ameze ute meze neza ariko nawe kubibona igihe kinini waragiyeho wundi warazimye kwabaye inzo none narazimye mwari mwarangibije ndacyariho ndahumeka umuntu ugeze kumbwira ngo bari barakuroze waje kuzuka ryari ndacyariho za nshuti zo twita inshuti barafiki wanafiki inshuti se abikoroga mani zandindi inshuti zitatu abamupfiki azandindi inshuti zidafite umumaro mu buzima bwanjye bwa buri munsi abamupfiki se ubuse we nta mwanzi ugira barakunzwe na bose abanzi banye ndabasuhuje ngombwe urakunzwe ntago nkunzwe ahubwo ntago wankiganije wone nakoze ndahenda kunyica none buriya igigufashe ngo umugabo ngiki igufashe yimfashe se abo twasanyaga akabise nagahese nuzi ko aribo batugambanira ariko reka mbabwize ukuri umuntu utagira umufana w'ukuri n'umuntu waho utagira nyina nibura wa muntu uri mu bibazo gusa Imana iri kumwe nawe muri ibyo byose niki cyakurengeye nagize Imana nyira na mama wanjye gira no mufasha gusigaye sara 5 ku munsi nimba ari byo simbizi iyi si dijasi nameze n'umusatsi maze dore ko nafite umusatsi ndabona amugana uruhara rwarajemo umusatsi se byagenze bite nugora mu nzu nugora mu nzu cyane imihanda na za nshuti zitujyana mu bindi cyane mu byiza izo nizo nshuti Shakira umeze neza ndabona rwose ko muri meshi zawe kudukweto tumeze fresh n'udusaboni iki kameraman n'udusaboni iki ngombwa gushimira Fils kuri Dom TV mukore subscribe Dom Show TV mukore subscribe nyamuna aho niho ariko muzamuhanyumva mukamurana ariko ndacyaragoca na barejyanye ariko mu mihanda yakeye nizo nkuru zihari barejyanye inde wayima ahubwo reka nshime mu diaspora wavuze ati rwose Imana guheza ndakuremeye wowe niwe mufana n'abandi bajya batandukanye ngo wabaye mutima w'urugo ngo wabaye mutima w'urugo ndi mutima ariko nasanze kuba mutima rwo ndi imihanda twiyandurize none imbara idusigira wayanduje kuva kera yiharira abana tukiri bato imyaka igiye kuba 16 ndi muri no mihanda ya Kigali uri kuyanduza ngo wubatse umunwa ariko harababaye abanyamakuru harababaye abahanzi harababaye paparazi harababaye abapaparazi ni nabo munyamakuru nzaba umusesenguzi ngenze reka ngugire inama uzaba umusesenguzi kuko buri wese arabyuka akajya kuri YouTube ngo ndi umunyamakuru undi akavuga ngo nashinze YouTube urumva umusesenguzi nge mbasesenguzi ujye uvuga ati byire kuri imihanda Felicitation Elvis umugabo wameze ate ameze neza koko ni umugabo wawe ako service ndamukumbuye Elvis duherukana cyane ndamukumbuye muri iyi minsi ntago bimeze neza nyene bisa nkaho nigeze gukora akantu nsa waramubya oya umutwite ugiye kumubyarira amakuru kuri no mihanda eti banyerekere komo na wiso urisonjesheje
yewe nakoze urumva nuza mubwira ati urumva ndatwite muri comment hose bajyamo ngo bashemusanga Shakira twite ngibiki nibiki ntabwo twite se agaye Revis arambwira ati se biko wambwira gutya na gutya ngo uratwite namubwira ati ndatwite umva nari ikintu narengeje yahise nabonye ari umuntu wakubise kaci uhituma nabango nagukubita umuntu baramukubisa ariwe yewe burane nari kumukubita nyine nuko nahise ariko ari navuze ngo bera ni prank kandi ufite ibise bufite we kamerama bigira neza turebe byaba ari prank bikagenda biriki reba ibi ni ibisebe byo murwanira ikintu kimwe utwarwanira wabonye ibi ni ibisebe byavuye miranaga ari prank ngiye ukangira gutya nakwivugana ariko Revis sinzi ko umugore yapfuburaga ndabizi baje gushwanga ashaka n'undi mukobwa bamunyaze hari umunyama witwa Shaka afite channel witwa nimba Shaka ni Service erega ni mwiza mpamvu yatwaye umugore wandi yatwaye umugore wa Revis ajya no kuwane abade mu batanu uje wa gatandatu uzanye iki kurenza abandi bagore bose bahuye none se muri abo bagore bose ko kina numwe yerekanye yabujwe n'iki se abo bose araberekanye genda bazi bose none yose unarakoresha nuwa taranyereka ngo ni umushire wanjye ariko bamwe na bamwe yaraberekanye se bari kumwe none se ntabwo yarafata umwanzuro ngo nashatse rega buri muntu abamugore wagiye kwidarapo ngo ngiye kanaka ndayamanitse ariko nabagiye kwidarapo igihe babyuka basinyura bitewe n'impamvu byo ntabwo wabigendera ariko hari igihe umuntu ahubuka byo ntabwo wabigendera hari igihe ushaka kujya kwidarapo utarahubutse kandi ukahita usinyura nabyo birashoboka hari igihe ushaka kujya ku idarapo ukakamanika akaboko ukavuga ati ngiye kanaka nemeje uyu nguyu kandi bugacya musinyura gusa ibyo byaba bivuze ariko biterwa hari igihe ushaka nabi nose ntabana abantu bashaka nabi cyo gashaka mwebwe bagabaregiye ahubwo mwebwe muba muri babi cyangwa ugashaka ukurikiye imitungo se reka kandi ugasanga iyo mitungo ukurikiye irashize byose nta na kimwe nkurikira ngiye nkurikira umutima mwiza umutima mwiza imitungo se nishira aza umutima mwiza ubaho nyine ngenda ugiye ariko tuvugishe ukuri ubu ni Revis uko nawe nyine Revis niwe nkunda none arambwiye ati ndatwite mubeshya uzi ngira ngo ntestinge ndebe koko urukundo yazanye kuri kamera kanyereka ngarankunda ajya ndebe neza ko ari unkunda byanyabyo ubu ruhari se nyimara kwimbwiye yahise nkupa yahise nkupa none ejo nabonye ikiganiro bakoze na wa baby twakatiranye tukarwana fo nabonye ari kujya kumusaba imbabazi nabati siko nta rukundo yankundaga burya uburi maraya we uburi maraya mugaye ndi maraya ariko hari ukuntu hari ndivuga ngo ubwo wasanga ufite nk'abagabo nk'igihumbi muri iyi minsi ubu nasheri kuko na Revis niringiye nabonye ari gusa gutakambira umukobwa ahita avuga ati rero nta rukundo rurimo cyangwa hari icyo yagushakaga amaze kukiboneta kwereka inyuma nta na kimwe kuko sinigeze ndyamana nawe twabibwirwa n'iki se ese aho ugenda hose mama muri kumwe nese ubu navuga ngo ngiye nasabanye na kanaka ngiye nabivuga ngiye nabikoze nabikubwira ko ntacyo wangira cyane abadukurikira ntacyo bangira ako sinigeze ndyamana nawe hari abantu bavuze ngo muri komatire bakuze ngo kino kigore ngo gishaje ngo cyoma ngo ku gasore n'ibiki ntibakuvuge ukeka ko ari iyihe mpamvu babivugagaho kandi none nyuma Revis ajya gusembaza uwamukundaga nyine hari nyine byahise binyereka byinshi sibyo we yagiye kuri kamera avuga urukundo nkunda ndavuga nanjye namukundaga byanyabyo ariko hari ukurushaho gutestinga umuntu sibyo ukamubwira ati ndatwite sibyo kubimubwira si uko tutari twararyamanye sinavugaga ko inda ntwitariye kuko sinari naryamana nawe sibyo nabimubwiraga mu buryo bwo kujya ndebe ko ese wabasha kurera umwana utari uwawe ukunda umuntu wabasha kurera umwana utari uwawe ni mu buryo nabimubwiyemo ariko nyuma namubwira akimara kuvuga ngo nabonye ngo muri komite banditse ngo uratwite nibyo nibyo yahise nkupa nahise mvuga ati nta n'urukundo mfitiye none ntabwo duherukana ukiyakariye impamvu sinavuga ngo ni impamvu yiye gusa nyine njye wabyikuyemo nyine njye wagiye ugabanya urukundo namukundaga avuga ati urukundo namukundaga mfite no kuri undi muntu kandi bikanshobokera ndacyari umwana muto kubera iki muri kino gihe yaba abahungu cyangwa abakobwa ko iki mutagimesa kamwe uvuge ngo mfite umukunzi uyu n'uyu nzihanganira ibibi bye nzihangana amakosa ye ariko igihe kizagera musengere ku Mana musenge no ku Mana bishoboke kuba yahitamo umukunzi umwe mukaba ngo Kigali wisheya tugaruka Gisenyi wisheya Rwamagana wisheya Kigali wisheya akavuga ati ngo harya ngo
ngo biryoha bisangiwe n'ibiki ugasanga ibyo ngibyo ari byo bituma urukundo ruzamo akantu ariho hagati usanga abakundana bagenda bicana cyo gasanga umutipe uramwanze aho urasenga cyane icyo namaje kubona nuko nyine Elvis nta cyizere agira yego ntacyo reka Elvis urumva tuje kuri content ya Elvis murakundana n'abaragukunda ariko wowe mwereka ko nta rukundo umufitiye bakakwihambiraho urumva akaba yanakurwanirira urumva akaba yanakugaragariza buri wese ko mukundana akagasanga badashobotse bibaho se nabyo birashoboka kimwe uko nanjye nshobora kubimwereka gutyo nanjye ngasanga nawe adashobotse izihe impamvu ni Elvis ashobotse ni urugero wenda Elvis akunda bikecuru akunda n'abana bakiri bato ariko afite inde Shakira we yihebeye ko nta numwe ushaka kuruta Shakira ariko nanone Shakira uretse gato ariko nanone Shakira ni umuntu ugera ufata wanjye ntabwo mfata umva se nkubwire impamvu nadafata njyewe urumva urukundo yanyerekaga sibyo njyewe namwerekaga ururenze urwanyereka sibyo abadukurikiye bafite ishyari ryo kumenya ngo wagwana urukundo amwerekaga ni uruhe ese yamenyaga ko mukunda gute nibihe bamwerekaga bimuha icyizere ko mukunda ntabwo se n'iki natamwerekaga ahubwo maze n'iminsi namubona numva nkumbuye no kumubona nkanamubaza ngo wagwana muramutse muhuye n'ijambo riyo wamubwira njyewe turamutse tuna wese hase ko kinakubwiye kuriya ukahita umupa wabitewe n'iki ese ufite gihamya yabyo no kwa muganga twanajyayo da njyewe ntago ntwite wapi ntago ntwite abadukurikiye bose sintwite gusa nabimubwiye ngira ngo mwumve ariko ntago njye ntwite none se Shakira reka nkubaze ikintu kimwe Shakira reka wenda ibyo tunabyihorere gute muri commentaire hari ibintu anagiye mbona abantu bavuga ati abakobwa barwanira abagabo si n'ibiki kurwanira abagabo bigezwe ntago namudwaniraga ariko warwaniraga iki njyewe se wanize umuntu byagenze bite njyewe impamvu nabikoze bira byose nuko baby nagiye kubona mbona ibiganiro urumva ngiye ngurambe ibiki n'ibiki ngo nzakwi njyewe se yakwica butatu mu Rwanda rw'amahoro mu Rwanda gukubita no gukomeretsa ibyo ngibyo n'ikintu cyavuye nambwiye ati erega twakoranye n'ikiganiro sinzi nimba utarashyibona nambwiye ati ndi tayari gukomeza urugendo ari maze iminsi n'ubwo ariko nabibonaga njye nabikoze kuriya mu buryo bwo kugira ngo si ukuryo byo kugira ngo ndwanire umugabo njye nawe sibyo kuko urukundo rujyaho rushaka kandi bitari byawe ni nk'uko urupfu ruzagatwara umuntu bitari byawe rurekura yego ariko ari igihe ngombwa nturekure hari igihe we yakunze utarekura njye narekura ariko urukundo si aricyo urukundo nyenda rwumva ariko nyewe urukundo rurimo imuguza cyangwa rurimo impaka ntabwo ngende tayari kurukunda ikintu kimwe umuhungu akoraga umukobwa azokatira umuhungu urumva biba ngombwa ko umukobwa ajya muri RIB umukobwa ajya ashyira umugabo convocation iya mbere araheza iya kabiri umuhungu agiye kwiyahura biranga buretse gatoya kwiyahura biranga kubera urukundo nubwa mbese ko umuntu yahuye kuba kumuna mwanze wapi nago ngiye nakiyahura byose ni ibiki ubwo nago ubukunda rero ngiye ndagukunda ariko ni nkuko umuhungu mukagenda mugacomekana bikarangira yishyira mu mugozi bibaho kwiyahura ni icyaha ntabwo byashoboka niyo mpamvu umuntu wiyahuye urumva niyo mpamvu umuntu wiyahuye urumva n'imbere y'Imana nta juru anabona ukiyahura ngo umuhungu yakwanze ese niwe uri mu Rwanda wenyine ku buryo yakiyahura ngo umujama yakwanze none se ntabwo reka nase iyo bisarima ngo wanzanye mu rukundo ubonye mageze uransiga yamagambo ashakaga yagiye ku bandi nese niwe gusa niwe kamara yagiye ku bandi ariko hari ubo warikinira wapi nakwikinira biba ari byanyabyo ngukunda fo bya danje nenda no kuzasara ariko nago nasara ngo njye ku musozi ariko bebe yarambwiye ngo azansarisha ibaze nansarisha so nzabwana kumugabo we narekuye saka hama biryoha nkubuki bimuryohere njye n'ibizanyohere reka mbwire se reka mbwire sundi wowe bundi bitebyaye ko tarika nkomvuge wavuze none reka nkubwire sibyo aho kugira ngo baby wallahi Imana izamfashe iki kigano kigisohoka kizamutse kareho bwa mbere aho kugira ngo ansarishe nagumane Elvis we nubone nabonye kira kiganiro ajya kumusaba imbabazi ese bundi Elvis bundi wamunyereka bundi ameza ati akunda ubu baby akamwerekana akavuga mugambo reba ukuntu nabaye ngo kubera Elvis urwaniraga akadahimba reba ntago gahimba ni Imana irimo byose ibaze wallahi none ngiye kubona mbona ikiganiro yakoze ari gusaba uramu baby imbabazi siko nise numirwa uzi impamvu yabikoze bira byose ngo yumvishe ngo ndatwite ngo kuri kamera ngajyaho urumva manisia
ajya ngo kuri comment ngo bamubwiye ngo ndatwite ngo ibiki n'ibiki nase ko nabikubwiye naramuhamagaye namwandikiye SMS wallahi aranazisoma kuri WhatsApp ariko ntago ajya nsubiza namwe ati se ko nakwandikiye ngira ngo testing ndebe urukundo nkunda koko kari urwanyarwa nabikubwiye ari byaseriye wallahi habe no kunsubiza arazirana nanansubiza arazirana nagusubiza mbega umujya mbega urukundo nimba ari bakunda bazana byihorere sika nese wallahi nungudwa wallahi nese mvuga ati cyaza Levis uri umuntu wanje nese mvuga nese mvuga ati reba inyuma yawe manje sari aha reba wazanye naje ngo tubanze ransuhuze dore usuhuze se icha bite suhuza madamu bite ndasha egera hano haguruka nyine muhoberane hasimuko haguruka akira ngo usuhuze haguruka niga yawe urahaguruka twaze tubusha akoga biki iki cyanje hagurutse umwana ko yanzera iki cyanje gutose mukunda haguruka sha enda hano kubwo nta butorara kubwo nta butorara nkundo n'igitumo nabonye nikore warahindukiye ujya gusaba imbabazi oya mana ibyo nabire turabiganira abanze usohoze iyo ni slip ase kugusuza nagahato karabaye ese kugusuza nagahato reba umeze bite sha reba kugusuza nagahato mubwira ngo kibasumba imeze bite kibasomba ni icyo yagiye kugaragaza gusaba imbabazi imisi ntamubona sha ese buriya wigiraga ibiki uvuga ko umukunda ukareka nagaruka umubwira ntabwo bizi ibyambwiye ntabwo bizi nimba yarabikubwiye se wajyaga kumusaba imbabazi ushaka iki none se bwo byambwiye wimbwira gushaka iki ngo ibiki njyewe singiye nabikubwiye ngira ngo ndebe urukundo nkunda utesi none se nganyereka indasiriye igihe cyatumana cyangwa naguti windusha amagambo windusha amagambo tuzamubwira kibazo cyawe rero icyo kibazo ugira none se iri hera nagira ngo urebe ndeba igihe cyatumanye kutari warandebye no kugira ngo umenye uhuriwe ese revi reka nkubaze nago warera umwana utari wawe nese nabikubwiye wamumbwiye oya singe nawe turi kumwe wamumbwiye bigitangire yego singe nawe turi kumwe sinagukundaga byadanje ndagusasara reba ukuntu nabaye kubera wowe ndabibona nta kibazo yego none se revi reka nkubwire sibyo ngo waramamaye bambwiye ngo muri content bambwiye ngo ndi kubona ngo uratwitenga ibiki muri comment ndamubwira ati revi ndatwite hari ikindi warengeje wowe sungupa mwanike SMS kuri WhatsApp ukazisoma nunsubiza sibyo reka mubwize ukuri umuntu mumaranye ukwezi n'igishafa abiri sibyo mutangira ntegeza bangara twite sibyo nare se nyine byari kuvuga nawe banza mvuye nkuba banza mvuye kintu mutanya ntabwo yakata rega shana kwanga kubikubwira mu buryo bwo gutinya ariko uretse ko atari na umuntu mumaranye ukwezi uretse ko atari n'ibyanyabyo naga ari ibyanyabyo cyo kwa muganga nago ntabwo twitibwe nibyo nabyo ariko impamvu nabimubwiye ngiye nagira ngo mu testing ndebe ko nkunda revire ariko reka mubwiye skori wallahi nahise ushaka kumfatirana umuntu akubwiye yuko atwite sibyo mumaranye ukwezi hafi amezi abiri hafi 3 sibyo mutangiye banza ntabwo nabikwiye mukanukanye ngo mbikubwire kurusha kunshira mu ntabwo nabikwiye mukanukanye ngo mbikubwire wowe warembaye banza mvu mutwara avuga ariko uretse sherivu yego sha dere reba ukwezi kwa mbere murakundanye nta kintu kimakubwiye umunsi wa mbere muhura nta kintu kimakubwiye kandi arabizi sibyo uburiwe twite ugomba kuba ubizi nta mpamvu yatumye utabimenya we nari wanyuma kubiki ntari kubyemera ese revire kamubwiye gute mubwiye ngo urazi imana wabera yari wanje ko nabyemeye shakara mujyanye none imba aramujyanye ariko naramureze sinamureze none se reka mubwiye ni gute umubebe abagabo batandatu ese reka mubwiye buretse mubwiye ni gute uvuze umuntu akubwiye ngo aratwite sibyo nawe ubimbajije uretse wabimbwiye uretse nkandi bazambwiye ariko impamvu nabikoze reka mbanze nyikubwiye sibyo ngiye nabikubwiye sibyo ngira ngo nkurebe sibyo noneho mu kubimbaza nawe ngiye nandi nabitoye mu kanwa kanje ngo mbikubwiye ngo Levis ndatwite sibyo urabizi igihe tumaranye uretse igihe tumaranye ndaryamana nawe wapi ariko nanjye mu buryo bwo kuza naje ngwarira wowe warwegeze umamagara se ngo kurwana n'umugabo ngiye baramage bangiye ati Levis gutya na gutya nanjye ufata ukabindira mbere yubifata ukabindira impamvu babimbwiye nuko abantu bose bari bazi urukundo nje nawe dukundana sibyo none sohuza umugabo ariko sohuza umugabo sha yifata ukabimbwira ibaze umuntu yifate ngo tuyakunda agene mu kiganiro asabura none ibaze umukobwa niduhura none bazambwira kuko wasabye imbazo ura mukobwa urarebe iki
reba jewe uri umukobwa ndamukunda pe none wagiye gusaba uriya mukobwa imbabazi se hari uko utamukunda we wanze ko mbisobanura sibyo umuntu kumusambira murakunda njye ntakubwiye ko atwite sibyo kandi arabona ko mukundana pe nta na gahunda afite yo kumwanga ukwezi kurashize ikiri gice cyongeyeho kirashize tukoze ikiganiro mbonye abantu barenga 10 banditse comment ati ha mukobwa kari kurwana twite hano ariko kubyibaza ari umuntu w'umugabo basafite akabindi kabarozi nka kapifu yaririmbye ndakubaha pe ndakubaha uyu munsi ko nta kari cyangwa yavuyemo nose uko nta kari uzabaze iryo ni ikosa natana kijera nkora mu buzima je nanayitwitse nazara ntago nakwica umwana najya amaraso muri comment ko nabonye bambwira ngo uriya mukobwa katwite reka nanjye nk'umuntu w'umugabo mubyibazeho mubaze sheri bite ni sawa makuru umeze neza umeze bo yego nta kibazo nkibaze akantu gato ntaribi ko bambwiye ngo ratwite ngo yego wahindura hiye none se ntacyo wahindura nyine umugabo nanjye ndi ikintu cyatuma unabihindura urabizi ko tutararyamana njye nawe sibyo wenda nguvuge ngo ni yawe none se kuki nabikubwiye oya buretse yabingenda byemera none se nagiye ngo umutestinge ndebe ko urwo rukundo nkunda cyangwa none se ko tutaryamanaga umuntu akamyanga ratwite nakubwiye ngo ntago warera umwana utari uwawe none nabikubwiye uravuga ngo urumva uhita ukupa kuki utavuze ati se byagenze gute ese kuki utabisobanurira ne kugusobanurira buretse nari kugusobanurira ndaguhamagaye nkubwiye ko ngo bite uratwite yego natwite kandi ngenda azi ko tutajyamanye ubu nasubiza mwiki wasubiza mwiki ariko sha kumubwira ngo urumva urambwira ngo kumbaza ati se byagenze gute no gute ariko kubira bintu wakoze byahise binyere ko uriwe imbere yanjye sukuba ngo ndiwe ni buriya mukobwa naje namusambaza aranazinyima ko nasubana ntabirenze wasoye ngo wallahi ngo babarira wasubana ntabirenze ko ugiye no gupfa umutima gukuze ko nawe uragera Ego se umutima wanje naho urage sije siya nese ko namukobwa none numvishe ngagiye konsarisha biragenda bite agusarisha sa gusarisha mu bijyanye n'iki igihugu arasarisha undi ko bibaho yambwiye ko agiye konsarisha ye nuko bamenye narabuze uraguza amashashi wallahi nahise mvuga ati heavy ntagaruka ngo pena none cyakigabo nabonye wakoze nahise mvuga ati none Levis agiye kumusaba imbazi bagiye kwifatanya abansarisha uriya mukobwa yazanye umugabo we w'umusaza ntazi ni yazana uruhara rwamurenze sinigeze njya kumweteteraho ngongeye gute naranashwanye reka ngubwize ukuri izina ry'Imana reka ngubwire sibyo reka ngubwize ukuri uzafata umwanya nganire nawe bitabaye ibyo sibyo bitabaye ibyo buretse ngubwire twaganira iki uriya mukobwa musabye imbazi nta kintu bivuze birakivuze imbere yanjye ubwiye akora wowe ikiganiro twakoranye kumbwira ati nje nambwe ati nanjye ndi tayari mu rugendo rwanjye nawe nera kumbwira zikuru nari kwemera umuntu ngambwiye ngo aya yose uri kumbwira mani ntabwo njye ese biranje ugiye mani ngubwire buretse ese bivuyemo gushwana mani wese sura umuntu reka nzigusaba sibyo nawe reka nzigusaba uzahise abantu bangahe se nese ngubwize ukuri ikosi ribayeho ubwo nese kukina bagamiraga ku ruhande rwawe mbere uzanshaka nyine mbwira kukina bagamiraga ikiganiro njye manyene ya mama wanditse ngigendera nakukuna ndeko nawe aragutera kacinurira nase nakacha wera kamubwira amanitse rongewe n'amanitse mani naramukundaga ariko ibintu wore mani nakimwe byambabaje bye basi hangana nyine tuganire nyine reka wase ngigendera reka nigendera reka tuganire uyareka nkwereka mva nkwereka ase wase ngigendera umva se umva kubwira nawe ni ibintu bisanga nawe byakubaho naka nawe uri umuntu sibyo se nawe uri umuntu kambanze nuze mu mutwe wanjye ese wakomeje ukagenda ho ugiye ntago tuza reka nkubwire reka nkubwire ndagusabye nyumva nkubwire kubidashaka kunyuma reka nashatse kubabuza reka ngiye muza ibyanze n'ibyananira Revi ngiye kugura akantu harareka ndaga oya ntago garuka ndabizi kutagaruka ushitujyana ashaka kwajya kugura akantu nawe ushitugende ngiye kugura akantu ngiye kugura kandi mikoro zanjye ibyo birayi byose oya kari ngombwa isi yareka umva none sijye birandeba mva nkubwire basi mva nkubwire sije ndakwinginga mva nkubwire basi akantu kamwe sibyo urabizi ko ngukunda sibyo urabizi ko ngukunda waragiye gusaba imbabazi nese si ibintu byo gufata nk'umwanzi ntabwo yaba ari umukunzi wanjye ngangire gute umva mugwire umva ibi byose n'ubwumvikana aho mwahure nago mazi reka nkubaze ibintu reka nkubaze buretse wame mikoro yanyama mukigumanya wereka mama mikoro yanyama nese muragenda ugiye he reka nigende ugiye he
ugiye ngiye aho nshaka sibyo ndataje nimba mbwije kuri kutari utwitereka tumvikane tuganire ntago ari uguhatiriza ndabyumva sibyo nawe ubonye abantu bakubwira ngo uyu mukobwa aratwite ntiwereka kubigiraho impamvu sibyo kuki utarimbajije si iyo mpamvu kuki utarimbajije iyo mpamvu ngo mbaze ngo se n'umuntu twakundanaga sibyo kuki utambajije ati se shenge byagenze gute umuntu yakubwira ngo ndatwite uzi ko mutaryamanye ukabigenza gute noneho kuki wabyemeye yego kuki utabyemeye numbaze impamvu waraketse ko urumva ari inda ari nyene indari undi muntu kandi dukundana ndetse bimeze gute babikoranye mani ibintu byanyu ntabwo bindeye mabikore yanjye Bese ibintu tuyatubona muri ino mihanda igiye itanduka do batangiye gushwanyira mu muhanda aha ngaho ntago mpari reka twisoreze fisi reka tubashime mwe kuri Kigali News aminitano ese mwe mu mikaze amereye amadarapo yanyu bigenda neza no Burundi n'umunyarwanda n'urukundo hagati yabo ariko nibaza kuki umusore atendeka abakobwa se kuki abakobwa batendeka abahungu turisiga muri no mwaka nizera ko umwaka uzakurikira nguyu 2024 bizagenda neza Imana barinde twaciye muri ya mihanda ya Kigali mu bikari bya Kigali mu mazu ya Kigali mu bipangu bya Kigali mu biti bya Kigali mu ntoki za Kigali Imana barinde kuri kamera ndi kumwe na Fils mujye kuri Dom Show TV mukore subscribe ibintu bigenda neza ciao